Hari abantu benshi batekereza ko abantu bageze kure bavukiye mu mahirwe cyangwa se wenda bafite ibyo abandi badafite, ariko ukuri ni uko byinshi umuntu ageraho bituruka ku buryo yihanganira urugendo, ndetse urugendo rurerure rw'ubuzima. Intsinzi ntabwo iza rimwe ngo ihite iguma aho ngaho, yubakwa n'utuntu duto duto umuntu akora buri munsi niyo nta muntu ubibona. Buriya ubuzima rero bugira ibihe byo gutsindwa, kubura amafaranga, kubura abantu badushyigikira ndetse no kwiheba, ariko umuntu ukomeye si utarigeze atsindwa, ni wa wundi wemera kongera guhaguruka inshuro zose aguye. Hari igihe rero uzumva nta mbaraga ugifite, nta muntu ukwemera, ndetse nawe ubwawe ukibaza niba hari icyo uzaba, ariko iyo ukomeje gutera intambwe na buri munsi, igihe kiragera ugasanga ibyo waharaniraga byaratangiye cyangwa se byatangiye kubaho. Nta ntsinzi yubakwa n'umunsi umwe, inzu ndende buriya yubakwa n'itafari ku rindi, n'inzozi z'umuntu rero ni uko nguko zigenda zigerwaho, gahunda ku yindi, disipurine ku yindi.